Amarangamutima ni ikintu gikomeye cyane kiba muri kamere yacu, nyamara ashobora kuba yaba meza cyangwa se akaba mabi bitewe n'impamvu runaka cyangwa se bitewe n'ubwoko bw'ayo marangamutima, bitewe n'uwo tuyagiriye cyangwa se icyo tuyagiriye. Mu by'ukuri mu rukundo habamo amarangamutima ashobora kuba yaba meza cyangwa se akaba mabi, kimwe n'uko ashobora kuba yatuzanira ingaruka zikaba nziza cyangwa se zikaba mbi, mu by'ukuri bikaba byatuzanira ingaruka zikomeye ku buzima bwacu bwa buri munsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu twakwita nk'amarangamutima abantu bagira nyuma y'uko wenda bari bari mu rukundo, abo bari bari kumwe mu rukundo bakaza kurubasigamo cyangwa se bakabanga, ibyo twakwita kubanga, cyangwa se hakagira ibyo bapfa bibatandukanya, ariko kuko wakundaga uwo muntu ukaza gusigarana amarangamutima ashobora kuba yagutera ibikomere bikomeye cyane, ariko nyine kuko wamukundaga ukabisigarana. Tugiye kuza kurebera hamwe ibintu bine bishobora kuba byagufasha kugira ngo ube wakira ibyo bikomere ushobora kuba waratewe n'umuntu mwakundanye akaza kugusiga mu rukundo. Ikiganiro ni icya Wideland TV, mwagitegura kandi murakigezwaho na Donatien Bimenyimana. Tubahaye ikaze. Niba uri umuntu ufite ibikomere watewe n'urukundo, urasabwa gutangira gukurikiza ibi bintu tugiye kugarukaho. Ikintu cya mbere usabwa gukurikiza ni iki ngiki. Mbere na mbere banza wiyumvishe ko uwo muntu wagusigiye ibyo bikomere nta gaciro agifite mu buzima bwawe. Numara kubyiyumvisha muri wowe, ukabyimakaza, ukabyiyumvisha kandi ukabihereza umutima wawe ukabyakira, uzaba uteye intambwe ya mbere yo gutangira gukira ibikomere. Mu by'ukuri nta mpamvu yo kugira ngo umuntu wagusigiye ibikomere ujye ukomeza umurebe cyangwa se umushyire mu ntekerezo zawe, ukomeze nyine wumve yuko byanze bikunze agifite agaciro gakomeye cyane mu buzima bwawe, ngo nuko wamukundaga, ngo niwe se ngo uko namukundaga, ngo niki cyatuma nakomeza kumutekerezaho, nubwo ngo yanyanze ngo ariko ngo njye naramukundaga. No, ibyo bintu ntabwo ari byo, ntabwo bikora. N'ubundi ibyo bikomere wazarinda bipfana byo kuba waramukundaga. Mu by'ukuri natwe mu by'ukuri nk'abantu bafite umutima cyangwa se wuzuye mu mutwe, umuntu tuzi icyo gukunda icyo ari cyo. Nta n'umuntu mu by'ukuri ushobora kuba yabaho ngo akunde agere mu myaka yo hejuru. Abantu bagera igihe cyo gushaka batarabanje kugira abantu bakundana nabo wenda bakabanga ni bake, ariko mu by'ukuri ntabwo biba bisobanuye ko umuntu ari kamara. Nta muntu kamara mu buzima bw'umuntu, niyo mpamvu nyine uba ugomba kwiyumvisha yuko ntacyo yari avuze mu buzima bwawe kandi nta n'ikintu akivuze. Wenda mbere yari agifite mugikundana, ariko ubu ngubu ntabwo akwiye gukomeza kuba mu buzima bwawe mu gihe arimo kubwangiriza. We aho aranezerewe, arishimye, ashimishijwe n'uko yagutaye, ariko wowe uri aho ubuzima bwawe burimo kwangizwa n'uko ukomeza kumutekerezaho umufataho umwanya, wumva yuko nyine agifite agaciro mu buzima bwawe. Uko ukomeza nyine guhereza umuntu agaciro mu buzima bwawe kandi utamufite cyangwa se utari bumugarure, niko nyine ibikomere byawe birushaho gukomeza gukura. So ubwo rero niba wumva ukeneye gutera intambwe ya mbere yo gukira ibikomere watewe n'umuntu mwakundanye, mbere na mbere mukure mu buzima bwawe, yumvishe yuko ntacyo yari akimaze mu buzima bwawe. Igihe yamaze mu buzima bwawe kirahagije. Tangira ubuzima bwawe bwo kubaho wumva yuko ntawe uhari, ubundi ntabwo umufite, ubundi nta gaciro afite mu buzima bwawe ku buryo yagira uruhare mu kubwangiza, musibe mu bwonko bwawe. Icyo ngicyo ntugishobora, uzaba uteye intambwe ya mbere yo kuba wakira ibyo bikomere. Tugiye ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri rero ugomba gukora ni iki ngiki. Ikintu cyose cyatuma wongera kumutekerezaho cyangwa se cyamugarura mu ntekerezo zawe, ugomba kugishyira kure yawe. Kora uko ushoboye kose ibintu byamukwibutsaga cyangwa se byatumaga nyine guhora mu ntekerezo cyangwa se ahora agaruka mu mitekerereze yawe, shakisha ukuntu icyo kintu cyajya kure yawe, aho utazajya uhora ukireba cyangwa se uhora nyine ugikubitaho ijisho cyangwa se uhora ugitekerezaho kuko ukibonye. Urugero, niba ari nk'amafoto wenda ubitse muri telefone, yari muri telefone yawe, kora uko ushoboye kose uyasibe, cyangwa se niba icyiza njye ndumva ari nuko wayasiba, kuko niba umuntu ushaka kumukura mu buzima bwawe nta kintu wakivuze mu buzima bwawe, uyabitsemo ngo azakumarire iki? Yasibe. Niba yari no muri alubumu wenda se
ukaba iyi album wakunda kureba wenda za album zimwe za kera abantu babaga bafite nyine zibikwamo amafoto nyine ari aho ngaho ari hard copy, ubwo nyine nawe uyafate uyashyira hariya cyane, niba wayahisha ahantu utazongera kuyabona, niba wayafata ukazayamusubiza, niba wayatwika, ubwo nyine niwe uhitamo icyo gukora wumva kizima. Cyangwa se nimba ari n'imyenda yaguhayemo kado cyangwa se indi kado iyo ari yo yose y'ikintu runaka, n'ubundi igihe cyose uyikubise amaso uzajya uhita umwibuka, byongere bizure bya bikomere. Ikintu cyose mbese yaba yaraguhaye cyangwa se cyuzi ko kikubera nk'urwibutso kuri we, shaka ukuntu cyajya kure yawe, tutiriwe turondora ngo ABCD, oya, ikintu cyose we ubona yuko kikubera nk'urwibutso kuri we, kiba urwibutso rwe kuri wowe rwose, kuruko ushoboye kose ukihunze ugishyire ahantu uzajya urakibona bigoranye, cyangwa se ari uko ushatse ugikeneye kubw'impamvu runaka, ariko njye ndumva nta n'ikindi kintu uzapfa kumukenera. Ariko wenda reka twemere ko muzi ibintu biba bishoboka, ariko icyiza ni uko wagishyira ahantu utazajya upfa kongera kukibona, n'uzanongera no kukibona uzongere kubibona waramaze gukira ibikomere, bitagifite umwanya ko wamutekerezaho ngo birambuye cyangwa ngo yongere kwangiriza ubuzima nka mbere. Ubwo rero icyo kintu washaka ukuntu wacyitaho, buri kintu cyose uzi ko gikunda kuba cyamukubise cyangwa kikumugarura mu ntekerezo zawe ukagishyira kure yawe, urumva ko iki kintu cyuzuzanya na cya kindi cya mbere. Ubwo rero izo ntambwe ebyiri niba umaze kuzitera waba uri kugera ku rwego rwiza rwo kuba watangira gukira ibyo bikomere. Tugiye ku kintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu rero ugomba gukurikizaho gukora ni iki: ikuremo urwango rwo kumva wamugirira nabi cyangwa se ukumva yuko yahura n'ibibazo. Icyo kintu ni kibi rwose. Wiyumvisha yuko umuntu mwakundanye umwanga ukamwifuriza kuba yahura n'ibyago cyangwa se yahura n'ibibazo, icyo kintu ntabwo ari cyiza, ntabwo yaba ari intambwe nziza gukomeza kwanga umuntu, ariko ukumva yuko urwango rukagenda rukura, ukamwifuriza ko yabaho nabi cyangwa se ko yahura n'ibyago runaka cy'ibibazo runaka. Icyo kintu ukwiye kucyikuramo. Kuba mwarakundanye mugashwana mukangana cyangwa se yaraguhemukiye, ntabwo bisobanuye yuko umuntu yaguhemukiye wamwifuriza guhura n'ibyago bikomeye cyangwa se n'ibibazo bikomeye cyane, kubera yuko impamvu urwango nk'urwo rwo kuri urwo rwego atari rwiza. Iyo wifurije umuntu ko abaho nabi cyangwa se ahura n'ibibazo cyangwa se n'ibyago bikomeye cyangwa ibibazo nk'ibyo bikakaye, iyo adahuye nabyo kandi we ari byo wifuza, nanone bikomeza kukwicira imibereho, bikomeza kukuzanira ibikomere nanone, kuko iteka umuntu wifuza ko abaho nabi, iyo abayeho neza biragushengura umutima, arushaho kukubabaza. Ubwo rero ikintu cyo kuba wamwanga ariko urwango rwawe rukarushaho gukura rukageza aho wumva wamwifuriza ikibi, wamwifuriza guhura n'ibyago cyangwa se guhura n'amakuba, rimwe na rimwe bishobora no kuba byagutera kuba wagira uruhare mu kugira ngo ibyo byago cyangwa amakuba bimugereho. Ni handi wumva ngo umuntu ushaka kumurogesha cyangwa se ushaka ko yagira impanuka cyangwa yagira gute, utangira kurema n'uburyo ko wagiramo uruhare mu kugira ibyo byago ngo bimugereho. Kandi rero ushobora kugerageza kurema ko umuntu ibyago byamubaho, icyo kikaba icyaha ushobora kuba wafatirwa mu cyuho ugasanga bifungiwemo, none ubuzima bwawe none bukarushaho kwangirika, none ibikomere bikarushaho kwikuba. Cyangwa se niyo bitagenda gutyo wenda ngo ufatirwe mu cyo kuba ashaka kumugirira nabi, we nabi nk'iyo ikomeye cyane uri kumwifuriza ntimugereho, aho agakomeza agatera imbere, uko arushaho gutera imbere cyangwa se uko arushaho kubaho neza, wenda no mu rundi rukundo n'undi muntu cyangwa se n'ibindi bintu runaka arimo kwiyubakamo, ukabibona n'amaso yawe kandi we nta cyiza na kimwe uri kumwifuriza, birushaho gushengura umutima wawe. Ubwo rero urwango rukabije nk'urwo ngurwo ukwiye kurwikuramo, ahubwo ukamufata nk'umuntu uri aho nk'abandi bantu basanzwe ujya ubona mu buzima busanzwe, badafite icyo bishe, badafite n'icyo bakiza, nuko ukamufata gutyo nk'abandi bantu bose bari aho, ariko nta kintu na kibi n'icyo gikomeye wamwifuriza ko cyamubaho. Icyo nicyo cyari ikintu cya gatatu cyagufasha gutera intambwe yo gukira ibikomere watewe n'umuntu mwakundanye. Twagiye tugeze ku kintu cya kane.
Ikintu cya kane rero ni nacyo cya nyuma, ni ikintu gikomeye cyane ugomba gukora kugira ngo kibe cyagukiza ibyo bikomere, kinakubere nk'umuti. Ni ikintu cyo kuba wagerageza kujya mu rukundo n'undi muntu ariko ukirinda kubihubukira, kuko nanone ushobora kubihubukira ugasanga nanone byongeye amateka yongeye kwisubiramo, ugasanga uko wa mbere byagenze n'uwo nguwo nawe uhubukiye gukundana nawe akaba ariko bigenda, ugasanga noneho ibikomere noneho bihise bikura, noneho bibaye byinshi cyane bitewe n'uko uwo nguwo nawe azuye akaboze. Ubwo rero muri make inama nakugira ni ugushaka undi muntu mwajya mu rukundo, cyangwa se ukagerageza kugakora undi muntu mwajya mu rukundo gake gake, cyangwa se niba n'inshuti yawe wari ufite ya hafi ukagerageza kuyiyegereza inshuti yawe mu buzima busanzwe, ukayiyegereza mukaba mwarushaho kwegerana kugira ngo bakube hafi nyine, bakuganirize bagufashe kuba wakira ibyo bikomere, ariko ukirinda nanone kuba wabaganiriza ku bintu bijyanye n'urukundo wakundanye n'uwo muntu, kuko uko ugenda ubiganiraho nabo niko wongera nanone intekerezo za wa muntu zikagaruka muri wowe, ntabwo ari byiza. Abantu bawe bari hafi bashobora kuba bagufasha mu kuganira, mu kukurinda kwigunga n'ibiki, ariko nanone icyiza ni uko wagira undi muntu nanone mujya mu rukundo, ariko nanone ukirinda kuba wabihubukira, ugashishoza kugira ngo ibyabaye ku muntu wa mbere mwakundanye akagusigira ibikomere bitazongera no kuba n'ukundi nanone mugiye gukundana, mu gihe uhora ugira ibikomere biterwa n'abantu mukundana cyangwa se biva ku bantu batandukanye mugenda mukundana. Ubwo rero ibyo bintu uko ari bine nibyo nari naguteguriye byabasha kuba byagufasha bikagukiza ibikomere watewe n'urukundo cyangwa se wasigiwe n'umuntu mwahoze mukundana. Nimba wumva bigufashije cyangwa se wumva ibyo mvuga ari ibintu byakubaka kandi koko byumvikana, wajya no muri comment ukabimbwira. Ikindi kandi niba uri mushya kuri iyi channel utarakoze subscribe wayikora ugafungura inzogera, cyangwa se niba warakoze subscribe inzogera yawe idafunguye niyo mpamvu ukiraho ibiganiro ntubibone, ntuhite ubibona direct wafungura inzogera, hasigaye ibiganiro nishyiraho ibiganiro igihe ugiye kuri connection, ufunguye connection ibiganiro direct bihita byizana ubibona, uhita ubona notification nyine ibiganiro bikizana. Bashimiye kuba mwafashe umwanya mu kumva iki kiganiro, reka tuzasubire mu kindi kiganiro, Imana ikomeze barebe neza kandi bishimire.